Dutangiranye inkuru yacu n'agasore keza cyane karimo kagera mu muhanda, ariko karimo karagenda hari umukobwa mwiza cyane arimo kwifotoza, ubona nyine disi, ubona ko nyine yishimye. Ubwo disi umusore yaramurebye aravuga ati nyagasani, mbega umukobwa mwiza we, ubu se ndabigenza gute kugira ngo mugereho? Aratekereza ati ngiye kwihindura impumyi, ngende nyine nigize impumyi ndebe ko ndamuvugisha. Disi akore ku mutipe yese yambara amarinete, aza yigira impumyi, aragenda ahita asitara agonga wa mukobwa. Ubwo disi umutipe asa nkaho yigwishije, umukobwa nawe arahindukira ati si umuntu ngonga nuwa hehe. Ubwo disi umutipe hindiye impumyi kugira ngo basi akore ku mukobwa, ndebera nawe. Ubwo disi umukobwa yarahindukiye tubona umuntu n'indi zo ngonga. Ubwo disi umukobwa agihindukiye ngo amukubite, asanga umutipe ni impumyi. Ubwo disi atamugirira impuhwe ati nta kibazo igendera, ariko agatipe ubona ko nyine gashaka kumufata, ashaka kumukomeza cyane, amukomeza kugira ngo ataza kugenda ashaka no kumukoraho. Ubwo disi barakwereka umukobwa aramubwira ati ese kumbe uri n'impumyi yo. Ubwo disi umutipe yahise akomeza urugendo, aragenda, ariko agenda ubona yuko nyine yishimye, avuga ati ewana ariko ni mwiza koko mana yanjye. Disi barakwereka undi munsi umutipe none yo kugenda muri ya karitsiye, uko ari kugenda aza kubona umukobwa nanone yicariye ahantu avuye muri siporo ari kwicatingira. Ku mutipe aravuga ati ejo nihinduye impumyi, uyu munsi ndamutse ngiye yamfata. Disi akwereka umutipe yongeye yihindura impumyi kugira ngo agipasi agende amugereho. Disi yaragiye atayigwisha ahantu ku gikuta. Umukobwa disi nawe abagira urukundo araza avuga ati yo none se uraguye. Ubwo kuza yaje ahita amufata aramubwira ati ukwe ihangane nta kibazo ihangane. Disi yaraje amwicaza kuri ahandi kuri ntebe yari yicayeho, arangira amubwira ati gumaho ngaho rero, gumaho ngaho njyewe ndigendeye. Disi umukobwa aravuze ati ubundi kagahungu ni impumyi koko. Umutipe we abashaka kugira ngo basi agere kuri wa mukobwa. Umutipe ati wana ariko nzagufata kabisa, nzagufata wana. Ngo disi barakwereka umutipe yasigaye aho ngaho, ubona disi ari kutugeza wa mukobwa avuga ati ariko nyagasani uyu mukobwa ni mwiza cyane pe. Barakwereka ku wundi munsi wa mukobwa arimo kwigendera muri karitsiye, ubona ko disi yigire ku ishuri, ari kugenda aratungurwa. Ese abonye iki? Arahagarara abona wa mutipe umwe wihindiye impumyi arimo arifata selfie. Umukobwa ati none se burya wa mutipe nta nubwo ari n'impumyi? Ubwo yaje n'umujinya mwinshi cyane, ahita akora kuri wa mutipe amukuraho ati umeze utese. Umutipe ati uretse ndaje gato. Udisi umutipe ntabwo abonye ko ari wa mukobwa, ahindukiye ati ubundi ucaka hiki ndibera. Ahita atungurwa ati akanjye karashobotse we, kanjye karashobotse. Udisi aravuga ati dodo atayigira impumyi ati ahangaha ndi hehe. Udisi umukobwa yabonye yuko umutipe amukinisha, ahita amusunika amutura hasi. Kogana katoroshyera umutipe nyine baramufashe yihindiye impumyi kenshi, none birangiye bamufashe. Disi akore ku mukobwa nawe yagiye yisetsa avuga atari kwa mutipe ni mwiza disi, atundi mutipe ayihindura impumyi ashaka iki? Disi atangiye gutekereza ati kukaraga tipe nako inakeza cyane. Ukeneye izindi nkuru wagana channel yacu yitwa Vazi Media ukaza kubona izindi nkuru tubagezaho, kandi nshimira wakoze subscribe nawe turi kuranda gushimiye. Disi barakwereka mutipe yakomeje asigaye uciye aho ngaho, umukobwa nawe agenda ari kwisetsa. Ubona ko disi umutipe abonye nawe abonye umutipe w'ibugari, avuga ati ubundi kano gatipe kubera iki kihindiye impumyi. Disi barakwereka wa mukobwa none yari kugera muri karitsiye ubundi munsi. Ese bizagenda bite? Umukobwa mu kugenda akora kugera mu muhanda na wa mutipe nawe ari mu muhanda, noneho baramufashe nta cyambara amarinete, yamaze kumenyekana yuko atari impumyi. Umukobwa ari kugera mu muhanda aba arahindukiye. Ese abonye iki? Ese abonye wa mutipe? Simbizi. Arabanza arireba ati simana yanjye ndabigenza gute? Umutipe nawe ari mu muhanda, urakuna umutipe w'ibugari, umutipe w'igentro arimo aragenda avuga ati ewana uriya mukobwa ndaza kumugeraho. Nawe mu kugenda ahita atungurwa, ajya kubona kumbe wa mukobwa yari yabonye umuntu utifashije, yabonye umuntu utishoboye. Na mutipe nawe aragenda ajya kumuha amafaranga, mu kujya kuyamuha ahuza intoki na wa mukobwa nawe bagiye kuza gufasha wa muntu. Ngo disi niko bonamutse
bararebana cyane. Ese birahuriranye se? Reka turebe. Birahuranye ku buryo baza ngo bafashe uriya muntu noneho banayatangiye rimwe. Kudisa umukobwa asigaye aho ngaho avuga ati kumbe wa mutipe nawe agira umutima mwiza. Kudisa akwereka umukobwa yari mu byicungo ari kwirira akanyenga. Akiri aho ngaho wa mutipe yaje gake gake amuturika inyuma avuga ati noneho uyu munsi ndagufite ntawe urancikira. Yatangiye kuza agenda amusunika amurisha umunyenga. Umukobwa ati si umuntu n'indi uri kundisha umunyenga. Disi mu guhindukira umutipe urabona ko Disi arimo aramurisha umunyenga. Avuga ati n'ubundi waramfashe nari nihinduye impumyi ariko ntabwo nkiri impumyi. Disi umukobwa yarishimye akomeza Disi nawe kujya akanyenga gake gake ubona ko nyine ako baganira gake gake ati ariko se nuko cyagiye nihindura impumyi ubifashe ute se? Umukobwa nawe akamureba akavuga ati ariko muri nkawe kuki barimo kwihindura impumyi? Gusa kwereka umukobwa byaramurenze ukareba uriya mutipe akavuga ati mana yanjye uriya mutipe ni bogari. Ndetse barakwereka umunsi ukurikiyeho wa mutipe ari kumwe na wa mugabo wari wihinduye umuntu utishoboye. Bivuze ko karakara agatego bateze uyu mukobwa. Umukobwa kugenda arareba ajya kubona abona wa muntu yafashije ari kuganira na wa mutipe ubona ko bari guseka. Polisi yaje abasatira avuga ati ibintu se birashoboka. Mukuza asanga wa mutipe nawe yihishe kuko yari yamubonye avuga ati none ndapfuye baradufasha. Kudisi barakwereka wa mutipe yese musembazi ati mbabarira rwose mbabarira si byose mbabarira ntabwo nzabyongera. Kudisi umukobwa ubonye ko nyine bamuteza akantu kugira ngo ahure n'uyu mutipe. Uyu nawe yari yindi umuntu utishoboye kugira ngo Disi aze umukobwa abagereho. Ese biragenda bite? Kudisi umukobwa yase yigendera umutipe nawe aragenda amwirukankaho ati wambabare kugugaragara tukaganira wambabariye. Kudisi umukobwa we byaramubabaje ariko nawe byakubabaza. Kudisi umutipe yaraje yirukanka mukuza yirukanka ati wambabare guhagarara akubwira ukuntu byagenze sibyo? Kudisi kubwo arahindukiye ati ngiye nta soni uhanika agatego mukagera mukihindura impumyi mukihindura iki? Nta soni koko? Umukobwa ati mukubita urushyi ati mva ndakwemera n'undi munsi njye ndakwiyama ngiye ntabwo nkunda abantu banyinisha sibyo? n'undi munsi ntuzanyinisha. Kudisi umutipe bamukubise urushyi rwiza mu guhindukira Disi itegereza umukobwa ati koko niho wabinkora? Umukobwa nawe ati ewana cyewe. Kudisi umutipe arivumbura aragenda ariko ataragenda Disi umukobwa yamukinishaga yego nyine amukubise urushyi akwemo kugenda yarimo kugira ngo arebe ukuntu ariyakitinga ese arakara nabi. Disi umukobwa yahise amuha akarabo ati urabizi se njye naje nkuzaniye akarabo ati njye wa munsi duhura nibajije ukuntu uri impumyi njye birancanga. Ntekereza umukobwa mwiza ntekereza ukuntu umutipe mwiza w'impumyi hakunyangira ikibazo nkiza kubona ko utari impumyi nawe urabona ukuntu byaje kugenda ndagukunze. Kudisi umutipe nawe yaramuhobeye ubona ko Disi abana bacu barishimye. Umutipe n'umukobwa ubona ko Disi urukundo rwabo bagiye kurutangiriza cyane. Inanga dusoje inkuru yacu inkuru nakagaruka Imana barinde cyane turabakunda kandi mutukire n'izindi nkuru wagana channel yacu yitwa Bazi Media ukabona izindi nkuru zindi tubagezaho. Imana barinde bakoze subscribe ndagushimiye. Inkuru nakagaruka tanga comment tubone ibindi byifuzo byanyu.